Irindi kosa leta ikora, itubeshya ko ibintu byose biri under control, ikatwumvisha ko ibintu byose nta kibazo bimeze neza, ariko wajora ibyo ikora n'ibyo badukominika ukabona ko harimo guhuzagurika. Ku muntu wese rero ushyira mu gaciro, bikwiye gutuma yibaza, akibaza bitari rimwe kabiri birenze, impamvu leta nyine ihuzagurika. Urabona ko hari igitutu giteye ubwoba. Perezida Kagame yarangije atubwira ngo ntazasinya biriya bintu kubera ko ari uburiganya. Bidateye kabiri tumubona i Doha, no, i Washington, yagiye gusinya ubona atishimye pe, ntabwo yari yishimye. Iyo urebye ibyo bita body language hagati ye na Felix, ntibigeze bahana n'ibiganza. Ni ibintu bigaragaza ko hari ikindi kintu cyabaforsaga gukora biriya. Kagame intambara yarayikomeza, tukabona Uvira Tombe wa mugani, barangije bavuga ko nta naho bazajya, ko bivunnye umwanzi, abarundi ahubwo bakwiye gutaha. Ntibukeye tubona itangazo rya AFC rivuga ngo twemeye kuvamo, ngo ariko bashyiraho condition, mugomba kuzana izindi ngabo zidafite aho zibogamiye, zitari Uburundi, ntizibe iz'abakongomani, zigahagarara aho tuvuye. Kongo ibyo ntiyabikozwaga rero irabyanga, none twagiye kuba tubona nijoro cyangwa ejo hashize, bitewe n'aho uri, bavuyemo za ngabo bashakaga zidafite aho zihagaze zitaraza. Iki rero ni ikimenyetso kigaragaza ko hari izindi ngufu ziri guforsa ibintu. Ubwo rero umuntu wese ureba kure akwiye kumenya ko ahantu hari ingufu nka ziriya hashobora no kuva ibihano. Niyo mpamvu ya video nta yindi, twara kugira ngo turebere hamwe icyo kintu cyo guhuzagurika. Leta itubeshya ko ifite ibintu muri control kandi ntabyo, bwacya tukabona imyanzuro ihabanye n'ibyo bari kugenda bavuga. Ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko hari ibyo badafite under control, kandi twebwe bishobora kutugiraho ingaruka. Mwibuke ko batari kuduproteja, ahubwo bari kutwe expose. Ingaruka zose zizagera ku bacu. Akaba ariyo mpamvu mugomba kwirinda, mugomba kwitegura ku buryo icyaba cyose utatungurwa.